ngenda umupadiri ufite umugore mu kigero cyo bamwita presbyteros ni umupadiri ufite umugore. Biremewe se? Yes, nkuko Yesu yatoye abagabo bafite abagore. Yego. N'intumwa nazo rero zagiye zitora abazifasha bafite abagore. Yego. Ariko bagahitishamo umuntu niba adafite umugore bakabanza bakamubaza bati iyi mirimo tugiye gushinga urayemera, urayishobora udafite umugore, ko nitumara kuyiguha utazamushaka. Noneho bakavuga ati ngewe niyemeje kubanza ngashaka umugore mukampa iyo mirimo, cyangwa se iyo mirimo nimuyimpe umugore. Ko ntabwo buri gihe ari impano z'Imana cyangwa se z'umwuka wera nk'uko abantu babivuga. Ubuhanuzi bushobora kuba muri impano nk'uko umuntu avuka afite impano yo gukina umupira. Yego. Hakaba ari umuntu uzi gukina umupira, hakaba ari umuntu utsinda ibitego kandi atarusha abandi imbaraga, hakaba ari umuntu ufite impano yo kuvuga neza, yo gukundwa n'abantu. Ni impano umuntu avukana. Yego. Ntaho bihuriye no gusenga rero. Umure niba aje akakubwira ati ndabona ugiye kuzabyara abana b'impanga, mu mwaka utaha uzafite abana b'impanga. Yego. Akabikubwira kandi bikazaba. Ntaho bihuriye n'Imana, ntaho bihuriye. Nuko gusa afite impano nyine yo kubona ikizaba, ariko ntaho bihuriye. Yaba yemera Imana, yaba asenga, yaba adasenga, iyo mpano ashobora kuyigira. Ntabwo ari abantu bose bavuze ibintu bikaba, byo ntabwo ari ubuhanuzi bw'Imana. N'ubuhanuzi nyine busanzwe ni impano bafite, atari kuvuga ngo ni iby'Imana ngo ni Imana imutumye. Bimwe abantu bavuga bati ngewe Imana yambwiye. Ashobora kubivuga kubera gucanganyukirwa. Yego. Hari ibintu umuntu arota, yamara kubirota agahita avuga ko ibyo bintu byabaye. Nk'urugero ubuse nk'ubu ngubu ko warota ufite amafaranga cyangwa warota wabaye perezida w'Ubushinwa, biba ari byo. Bavuga ko ikintu umuntu arota kikaba cyo cyanyacyo, ari ukunyara gusa. Twebwe muri Kiliziya Orthodoxe twemera indimi zifite aho zivugwa, twemera indimi zivuga zifite igihugu cyangwa se umuryango zivugwamo. Niba umuntu koko asenze hakavuga ikigande hapo sawa. Niba umuntu asenze agasenga tukumva avuze igishinwa cyangwa tukumva avuze ikigereki cyangwa avuze igifaransa atarakizi, ibyo rwose biba ari byo babivivuye. Ariko umuntu naza akavanga bara, ibyo rwose ntabwo ari ururimi. Yesu Kristo yavuze ururimi rwo mu mahanga nawe, ariko umusaraba aravuga ati Eli lama sabachthani. Bamwe baravuga bati umva arimo aratabaza Eliya. Urumva nuko yaravuze ururimi batari bazi, ariko urwo rurimi rukaba rufite ahandi ruvugwa, rukaba rwari mu giheburayo cya kera cyo hambere, cyabaga hambere y'icyo gihe nyine bamwe babaga batanakizi. Nuko rero yavuze ururimi rufite ahantu ruvugwa. Abantu rero basenga bakavuga mu ndimi, twebwe twemera izo ndimi ari uko atubwiye ati ururimi mvuze ni ikigereki, ururimi mvuze ni igiswahili, ururimi mvuze ni Kikuyu cyangwa ni Hausa. Ariko umuntu avuze indimi tubishidikanyaho cyane. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Tuje nkwifurije kugira ibihe byiza dukurikiye aho uherereye hose. Ni kuri Inside Rwanda TV ndetse no ku Rugendo Online TV. Uri buhadusange aho hose wabona ibiganiro byacu. Ni kwa kundi tuba tugira ngo tubazanire ibiganiro benshi baba bibazaho ahantu hatandukanye mu ngingo zitandukanye, ariko uyu munsi turi bujye mu myizerere, amadini n'amatorero, tugire ubundi bumenyi ndetse n'ibitekerezo by'abandi bantu twumva. Kuko abantu benshi baraza bakagira ibyo batubwira, ugasanga imyizerere hari ukuntu imeze, hari ukuntu ifata, hari ibyo wemera nanjye hari ibyo nemera, ariko nanone hariho n'ukundi kuri abantu batajya bavuga. Ni muri urwo rwego turi kumwe n'umutumirwa, turaje mu kanya tumuhe umwanya atwibwire. Amazina yanjye ni Jerry, nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, ubasha kureba ibiganiro byacu, nguhaye ikaze. N'umutumirwa wacu rero reka tumwakire atwibwire, ubundi tuganire tuziranye. Ikaze. Murakoze, ndabasuje mwese ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.
nitwa Padiri Petros, ndi umusaserdoti wa Kiliziya Orthodoxe Russe, Russian Orthodox Church. Nkaba rero nkora umurimo wa Kiliziya Orthodoxe muri Afrika yose. Murakoze. Yego, utumye ngira amatsiko, ariko na mbere y'uko ngira amatsiko yo kunsobanurira ibyo ukora n'aho bikorera, uko ugaragara nibyo tugiye guheraho. Turahera umuntu akikubona akigukubita amaso bwa mbere abanza kugira ngo uri umusilamu, ariko nanone yakomeza kukwitegereza akabona hajemo ibindi bintu bisa nk'ibicanganye, akabona umusaraba, akabona ibintu bimeze nk'ishapure biriho umusaraba uriho Yezu, yego abambwe, yego, bigahita bimucangira rimwe, akavuga ati se akagofero ko mbona ari ak'abasilamu, imyambaro ko mbona ari iy'abasilamu, ubwanwa ko mbona bisa nk'ubwabo. Hanyuma padiri byo umugabo wavuze ngo ntabwo ari ubwanwa ngo ni suna. Hanyuma byo by'ubupadiri byo bijemo gute? Bom iki kibazo numva bagisa nk'ukuntu gikomplitse mu, ariko ndagerageza. Yego. Ubundi baca umugani mu Kinyarwanda ngo aho umukecuru atoye uruhindu ahora agira ngo niho mu ruganda. Ni ukuvuga ngo ibyo wabonye bwa mbere, umuntu wabonye wa mbere witwa padiri n'ukuntu yari yitwaye, wahise ugira ngo n'undi wese uzaza ari padiri azaba ameze nk'uwo. Yego. Oya, Kiliziya Orthodoxe ifite abapadiri kuva mu binyejana bya mbere. Kiliziya Orthodoxe ni kiliziya ikomoka i Yerusalemu. Yatangiriye i Yerusalemu, Alexandria mu Misiri, Antiochia, i Roma, ni Constantinople. Ubwo ni mu burasirazuba. Usibye Roma yonyine, usibye Roma iri mu Butaliyani. Kiliziya Orthodoxe rero ifite abapadiri, ikagira abasenyeri, ikagira abadiyakoni, ikagira na patriarche. Abo bayobozi, abo nibo bayobora kiliziya. Igira uyihagarariye ku isi nk'uko tuvuga papa mu bundi buryo cyangwa se mu bakatolika? Ntabwo Kiliziya Orthodoxe iyoborwa n'umuntu umwe ku isi. Ahubwo buri kontina cyangwa se buri federation y'ibihugu bifite umuco umwe, bifite amateka amwe, biba bifite icyo bita patriarcha. Noneho bakaba bafite umuyobozi wabo aho ngaho muri iyo kiliziya. N'urugero naguha, Yesu Kristo yahaye intumwa ubutumwa, arababwira ati nimugende mwigishe mu mahanga yose, uzemera ko mumubatiza muzamubatize ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Roho Mutagatifu. Ubwo bubasha yarabubahaye. Baragenda batangira kugenda bajya kwigisha mu bihugu nyine. Bamwe bagiye bagwa nzira, bagenda bashaka kuvugisha ukuri, bashaka kuvuga amagambo, bashaka kuvuga nk'abantu mbese bafite confidence, over confidence. Abo ngabo rero bagiye bicwa. Hariho rero abatarishwe kubera yuko bagize amakenga, bagira uko bitwara bituma barokoka, bashinga rero za kiliziya z'ibanze. Ubwo kiliziya ya mbere yashingiwe i Yerusalemu, niho Yesu yarari. Ntabwo kiliziya yashingiwe i Roma, cyangwa se niba uvuga itorero. Ariko ngiye mvuga kiliziya kuko itorero rishobora kuba wabyitiranya n'ikindi kitari kiliziya. Yego. Nuko i Yerusalemu kiliziya yaho, aho iyo Yerusalemu aho Yesu yarari, ninde muntu wa mbere wayishinze? Nkuko twumva ko iyi kiliziya isanzwe yashinzwe ku rufatiro rwitwa urw'intumwa Petero. Yego. Ubwo mwebwe? Yego. I Yerusalemu ni Yakobo bita umuvandimwe wa Yesu. Yego. Uwo bavuga ngo ni umuvandimwe, mwene se wa Yesu. Ubwo niho Orthodoxe yashinzwe. Uretse gato. Yego. Kiliziya muri rusange. Kiliziya Yesu Kristo muri rusange yahaye intumwa ububasha bwo kugenda ngo bajye mu mahanga yose bagende bigisha ubutumwa bwiza. Naho bageze bakigisha, bagakora communauté, bakorganiza abantu, bakajya baha inyigisho. Noneho i Yerusalemu aho ngaho nyine hasigara Yakobo na Yohani umwanditsi w'ivanjiri, Yohani wari umurobyi, Yohani wa wundi wajyanye na Mariya Yesu amaze gusubira mu ijuru, Yesu amaze gupfa. Hanyuma abo ngabo babiri, Yohani na Yakobo, nibo basigaye Yerusalemu. Bashinga iyo kiliziya n'ubu iracyahari. Yego. Iracyahari. Ushaka kuyisura uzagende ubaze uti
the Holy Sepulchre Church cyangwa se the Holy Resurrection. The Holy Resurrection Church ni kiliziya irimo imva ya Yesu Kristo. Aho Yesu Kristo bamuhambye niho bubatse hejuru y'iyo mva mu rwego rwo kwihisha abapagani n'abandi bashobora gushaka gusibanganya ibimenyetso by'uko Yesu Kristo yapfuye akazuka. Namwe mwizera ko Yesu Kristo yabayeho? Kandi nibyo twigisha, nuvuga ngo n'abandi bumva babyigisha babikuye kuri twe nyine. None iyo kiliziya reka nkurangirize. Kiliziya itangiriye i Yerusalemu, Yakobo na Yohani bayishinze Yerusalemu. Hanyuma abandi Petero na Paulo bajya Antiokia. Yego. Bahashinga kiliziya. Aho hantu Antiokia niho abantu batangiye kwitwa ngo abakristo. Abakristo bashingiwe, donc abakristo bi Antiokia batangijwe na Petero ari kumwe na Paulo. Yego. Iyo kiliziya rero baje kuyishinga uwitwa Barnaba ngo abari wiyobora. Barnaba asigara yiyobora barakomeza. Yego. Hanyuma i Constantinople ni muri Turukiya y'ubu ngubu. Aho ngaho i Constantinople hari kiliziya yashinzwe na Andrea uvukana na Petero. Andrea uvukana na Petero niwe washinze iyo kiliziya i Constantinople. N'ubu ngubu biracyahari. Yego. Hanyuma i Roma kiliziya yaho yashinzwe na Paulo. Urebye yashinzwe na Paulo ariko yitirirwa Petero kubera ko Petero yari we umuntu wari responsable, yari doyen, twita le premier parmi les égaux cyangwa se le primus inter pares. Umuntu umwe uyobora abandi bareshya, abandi banganya ububasha. Mbese nka kuri ubona mu kigo cy'amashuri hari abarimu hakaba na responsable. Yego. Buriya responsable cyangwa se chef de classe mu bandi banyeshuri. Nabo bari umunyeshuri ariko ashinzwe discipline nabo, ariko ntabwo chef de classe yafatira umunyeshuri icyemezo. Yego. Ngo avuge ngo ndakwirukanye, ngo wakoze iki, ngo avuge ngo ndakwirukanye, ngo kutatanze minerivare. Ntabwo chef de classe yakora ibyo ngibyo, nta bubasha afite. Yego. N'intumwa rero za Yesu Kristo, Petero yari doyen cyangwa se yari chef de classe. Urumva? Yego. Nuko ubwo nkubwiye muri make ko izo kiliziya zashinzwe. Yego. Iyo ntakubwiye ikomeye cyane kiliziya ya Alexandria yashinzwe na Mariko. Mariko yari interprete wa Petero. Umusobanuzi. Interprete ni umusobanuzi, umusemuzi. Niwe wakoreraga ibyegeranyo by'ibyo Petero yavuze cyangwa se akamubwira ati muzehe avuze ibingibi kuko burya babaga bari abantu batarize amashuri, batazi uko bakora imbwirwaruhame iboneye, kandi ahantu habaga bagiye kwigisha mu mahanga habaga harimo n'abantu bajijutse bakeneye kumva ibintu biri ku murongo bitunganye. Yego. Mariko rero yaje gushinga kiliziya Alexandria. Ubwo ni hagati y'umwaka 33 na 52. Yego. Yego, reka tujye noneho ku myemerere nyirizina. Abamwe muri kiliziya hari imyemerere tujya twumva bemera Roho Mutagatifu, ni byiza, ariko hari uburyo nabo bakoramo. Iyo ubaye padiri cyangwa se warihaye Imana ntabwo uba wemereye kuba washinga urugo cyangwa washaka. Namwe niko bimeze cyangwa mwe murabyemerewe? Okay, twebwe reka duhere ku ntumwa. Twebwe turakomeza amabwiriza, imico n'imyitwarire y'intumwa kuva mu ntangiriro. Yesu Kristo yatoye intumwa, yari afite abigishwa benshi cyane. Yego. Bahagera nko ku 5,000. Burya abantu yahaye ibiryo bose nibo bitwa abigishwa, nibo bitwa les disciples, nabamukurikiraga. Les disciples ni abantu bakurikira. Ni abantu baba bahurura, baba bishyigikiye, baba followers. Kwa kundi umusazi aza ahangaha yatambuka abana bakamwirukaho bamutera amabuye, baba banini ba followers, bumva amagambo avuga bamusubira mu rurimi uko yikora. Yego. Ba followers. Yego. Sont les disciples. Noneho Yesu Kristo muri abo bigishwa be, muri abo ba disciples atoranyamo 12, aravuga ati mwebwe mumbaye intumwa zanjye. Urumva? Hanyuma
arangije abaha ububasha sinzi n'ibyo ngiye noneho ubagiye uko bagenda basaza bamaze gushinga za kiliziya yamara kugera mu zabukuru yasaza akareba undi muntu aramburiraho ibiganza akamubwira ati akamutongeraho amagambo ati bwa bubasha nari mfite nawe ndabuguhaye sigara ukora imirimo umeze niba warigeze ukina agati yego akagati uriruka wagera ugira ububasha n'ugafite wagahawe n'uwari ugafite nawe ukagenda no kagahereza undi gutyo nta muntu ushobora gutsinda igitego atafite karya gati nibwo bubasha rero noneho rero intumwa ziraza zisigira abandi ububasha nibo twaje kwita les pères de l'église cyangwa se church fathers nibo bashyize kiliziya ku murongo noneho babaga harimo abapadiri habaga harimo abepiskopi nibo babaga bashyizweho n'intumwa noneho intumwa ikareba igasanga igomba kuyobora ahantu hangana n'akarere wenda ka Bugesera cyangwa se ka Nyanza ka Kicukiro noneho akareba agasanga se nzaba ndi hano muhita ngwite Kagugu mbashe kugera aho hose nzaba ndi Kagugu mbe na Kicukiro ni Nyanza nzaba ngere ni mu Busanza hose nzahashobora ngiye nyine noneho agafata akareba abandi bantu akabarambika ibiganza bakaba abantu bo kumufasha bo kumuhagararira muri biriya bice nyine tuvuze bindi noneho abo nibo bitwa rero abapadiri abapadiri rero nibo nabafasha b'intumwa noneho ibyo ngibyo umwepiskopi agomba gukora mu mwanya w'intumwa kanaka yapfuye kuri iyo teritwari ingana gutyo akabifashwamo n'abandi bantu bitwa abapadiri kuva ku ntangiriro kuva ku ntumwa zikipfa urwo ruhererekane ruhari ubwo basha bagenda buhererekanya kuva ku mwepiskopi kugera kuri padiri ubwo basha buhererekanya kugeza uyu munsi no kuvuga ngo nta rupture ntabwo byize bicikamo kabiri ngo bavuga ngo hari ibyo bihimbiye ndikubyumva amateka noneho iyo mico rero bakuye ku ntangiriro uko intumwa zitwaraga uko basengaga niko twebwe tugisenga uko bambaraga nuko turagira ngo tugere akabazo kanjye kugakwepa mwemerewe gushaka mwebwe cyangwa ntimubyemerewe urakoze cyane ikibazo nakibagiwe nicyo ntabwo umupadiri wacu umupadiri wa orthodox ntabwo ashaka umugore nicyo ashaka kuvuga cya gihe Yesu yatoye abagabo bafite abagore yego yatoye abagabo bafite abagore Petero Andreya Mariko pana Mariko Andreya Tadeyo Filipo Tomasi n'abagabo 11 uwa 12 akaba ari Yohani wari umuselibateri yari akiri umwana akiri munsi y'imyaka 17 yego ahawe izo nshingano rero ntiyabagishatse umugore rero niyo mpamvu twebwe muri Kiliziya Orthodox dufite abapadiri bafite abagore donc bakurikiza Petero na Ndereya na Matayo na Tadeyo na Tomasi hakabaho n'abandi bapadiri biyemeje gukora umurimo w'upadiri nyine badafite abagore nk'uko Yohani nawe yabikoze nta mugore afite yego nibyo ngibyo ubwo rero tugende noneho ku mikorere ariko gatoya singishubije neza dufite abapadiri ngende mfite umugore ngende umupadiri ufite umugore mu kigero cyamwita presbyteros ni umupadiri ufite umugore biremewe se yes nkuko Yesu yatoye abagabo bafite abagore yego n'intumwa nazo rero zagiye zitora abazifasha bafite abagore yego ariko bagahitishamo umuntu niba adafite umugore bakabanza bakamubaza bati iyi mirimo tugiye gushinga urayemera urayishobora udafite umugore ko nitumara kuyiguha utazamushaka noneho bakavuga ati ngewe niyemeje kubanza ngashaka umugore mukampa iyo mirimo cyangwa se iyo mirimo nimuyimpe umugore ntawe nzashaka ni amahitamo rero muri Kiliziya Orthodox rero hari abapadiri bafite abagore hakabaho n'abandi badafite abagore abadafite abagore bakaba mu cyo bita monastère cyangwa se monastery ni urugo rw'abapadiri badafite abagore ntabwo ari uvuga ngo ni umupadiri udafite umugore yirwa atembera ajya aho ashaka yishyire yizane oya niba bavuze ko nta mugore azazana ni ukuvuga ngo no kumutelefona ntibyemewe
yewe no kumusuhuza ntabwo byemewe, no kujya aho bari ntibyemewe, ni ukuba mu rugo rwabo nk'abihaye Imana bamunaki nyine, uvuga ngo kontakite n'abagore ntizibaho mu bihaye Imana badafite abagore n'imiryango yabo bwite. Iyo umuntu agiye kwiha Imana muri orthodoxe, umuryango ni wabo ngabo nyine mugiye kuba muri nta bandi. Donc iyo umuntu avuga ngo yihaye Imana, yitabye Imana mbese uvuga ngo ni nkaho yapfuye, umuryango avukamo arawibagirwa, na bene wabo akabahara, agafata undi muryango mushyashya, bakaba aribo bavandimwe be, bakaba aribo babyeyi be. Barahari saba abantu, barahari benshi cyane. Niba ushaka amakuru uzasure aho bita Mount Athos, ni igihugu cyo mu Bugereki gifite ubwigenge, ni ikirwa. Ubwo bwigenge icyo gihugu gituwe n'abagabo gusa nyine babahihaye Imana gusa ba orthodox bitwa monko. Tujye ku mikorere y'Imana ndetse na Mwuka Wera. Impano za Mwuka Wera murazemera? Kuvugishwa n'Imana, amandiko n'ibiki byose murabyemera ko Mwuka Wera akora, cyangwa se imbaraga z'Imana ifite uburyo ivugana n'abantu bayo? Nibyo ngibyo urimo uvuga, nibyo ngibyo urimo mbaza, nuko wenda hari ahandi hantu wabyumvishe nko mu itorero rindi wenda ryashinzwe ejo bundi mu myaka nka 50 cyangwa imyaka 20 ishize. Ibyo ngibyo baraje barabihasanga bihari. Kiliziya Orthodox hari kibifite kugeza n'uyu munsi. Rero Kiliziya Orthodox niyo yigishije ko Imana ari Data na Mwana na Roho Mutagatifu, kandi bakaba bagize Imana imwe. Mu kimenyetso cy'umusaraba nabonye bitandukanye nuko, ariko ugiye gutuma ngire ntabanza gusubiza icyo ngicyo cyawe. Ese kukigaruka nta kibazo. Ndaza kukigarukaho. Yego. Warumbajije? Nari nkubajije nti imikorere ya Mwuka Wera n'impano z'Imana. Yego. Imana niyo soko ya byose. Yego. Imana niwe se wa Yesu Kristo. Imana akaba ari we donc niwe ukomokwaho na Data, so niwe ukomokwaho na Yesu, agakomokwaho na Mwuka Wera. Mwuka Wera na Yesu Kristo bakomoka ku Mana Data. Yego. Noneho rero buri wese afite ibyo ashinzwe, ibyo akora. Data ni urukundo, soko y'urukundo, ubwo Imana yakunze abari mwinshi cyane, Imana ni urukundo. Hanyuma Mwana ni igitambo witanze, agirira se n'abantu bayo. Yego. Hanyuma Mwuka Wera akaba ubuhanga, ubwenge, Sophia, wisdom y'Imana. Yego. Nuko wemera ubuhanuzi? Mwemera ubuhanuzi? Yes, nemera ubuhanuzi. Ubwo ni ubuhanuzi bwa Mata, n'ubuhanuzi bwa Eliya, ubuhanuzi bwa Samueli, bwa Yesaya, ubuhanuzi bwa Malakiya, ubuhanuzi bwa Yohana Umubatiza. Ibo n'ubuhanuzi. Ariko mu minsi tugenda tubona ko nanubu ko Imana yari iri ariko ikiri itagihinduka. Hari abantu none igitumaho ku bandi. Ntabwo ujya wemera ko nyine ubuhanuzi buriho, abantu bashobora kuvuga ibizaba bikaba? N'ubu ngubu bariho. Ubwo buhanuzi rero ni impano bundi. Yego, impano z'ubuhanuzi. Yego, urakoze. Ni impano, ariko ntabwo buri gihe ari impano z'Imana cyangwa se z'Umwuka Wera nk'uko abantu babivuga. Ubuhanuzi bushobora kuba muri impano nk'uko umuntu avuka afite impano yo gukina umupira. Yego. Hakaba ari umuntu uzi gukina umupira, akaba ari umuntu utsinda ibitego kandi atarusha abandi imbaraga. Hakaba ari umuntu ufite impano yo kuvuga neza, yo gukundwa n'abantu. Ni impano umuntu avukana. Yego. Ntaho bihuriye no gusenga rero. Umuntu niba aje akakubwira ati ndabona ugiye kuzabyara abana b'impanga, mu mwaka utaha uzafite abana b'impanga. Yego. Akabikubwira kandi bikazaba. Ntaho bihuriye n'Imana. Ntaho bihuriye, nuko gusa afite impano nyine yo kubona ikizaba. Ariko ntaho bihuriye, yaba yemera Imana, yaba yesenga, yaba dasenga, iyo mpano ashobora kuyigira. Ntabwo ari abantu bose bavuze ibintu bikaba, byo ntabwo ari ubuhanuzi bw'Imana. N'ubuhanuzi nyine busanzwe ni impano bafite, atari kuvuga ngo ni iby'Imana ngo ni Imana imutumye. Bimwe abantu bavuga bati ngiye Imana yambwiye. Ashobora kubivuga akubera gucanganyukirwa. Yego. Hari ibintu umuntu arota, yamara kubirota
agahita avuga ko ibyo bintu byabaye. Nk'urugero ubuse nk'ubu ngubu ko warota ufite amafaranga cyangwa warota wabaye perezida w'Ubushinwa, biba ari byo bavuga ko ikintu umuntu arota kikaba cyo cyanyacyo ari ukunyara gusa. ngiki Ikintu ushobora kurota kikaba donc izo nzozi zikaba reyera, ego zikaba impamo. iyo urose unyara nibiba ari byo rwose, uba wanyaye. ariko urose urimo kurya wapi, urose urimo gutoragura amafaranga bibaho ntabwo rwose bishoboka, urose urimo kunywa ntibikunda, urose uri kurwana ntabwo biba byabaye, ariko urose unyara biba byabaye. Reka dusoreze muri iki gice cya mbere turi kuganiraho, tujye ku kintu bita indimi za mwuka wera. Tujya tubona bamwe bavuga indimi za mwuka wera, tukabona abandi bati amayerekwa runaka, ariko tutinde cyane ku ndimi za mwuka wera, kuko hari abantu bavuga icyo bita indimi za mwuka wera, ariko hakaba n'abandi ngo bazisobanura. Mwebwe murabigira, murabyemera bya mwuka wera? Twebwe muri Kiliziya Orthodoxe twemera indimi zifite aho zivugwa, twemera indimi zivuga zifite igihugu cyangwa se umuryango zivugwamo. Niba umuntu koko asenze hakavuga ikigande hapo sawa, niba umuntu asenze agasenga tukumva avuze igishinwa cyangwa tukumva avuze ikigereki cyangwa avuze igifaransa atarakizi, ibyo rwose biba ari byo biba bivivuye. Ariko umuntu naza akavanga bara ibyo rwose ntabwo ari ururimi. Yesu Kristo yavuze ururimi rwo mu mahanga nawe, ariko umusaraba baravuga ati eli lama sabakitani. Bamwe baravuga bati umva arimo aratabaza Eliya, urumva nuko yaravuze ururimi batari bazi, ariko urwo rurimi rukaba rufite ahandi ruvugwa, rukaba rwari mu giheburayo cya kera cyo hambere, cyabaga hambere y'icyo gihe nyine bamwe babaga batanakizi. Nuko rero yavuze ururimi rufite ahantu ruvugwa. Abantu rero basenga bakavuga mu ndimi, twebwe twemera izo ndimi ari uko atubwiye ati ururimi mvuze ni ikigereki, ururimi mvuze ni igiswahili, ururimi mvuze ni Kikuyu cyangwa ni Hausa. Ariko umuntu avuze indimi tubishidikanyaho cyane. Yego. Kubera yuko no mu gihe cy'intumwa nkuko tubisoma mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 2, ngo abantu bari bateraniye ahantu intumwa zari ziri, ubwo umwuka wera bamanukiragaho mu bimenyetso by'indimi z'umuriro, ngo abantu bavuze indimi, baravuga indimi, ariko izo ndimi bavuze abantu bahuruye baje kumva ibibaye, umuntu yumvaga barimo bavuga mu ndimi z'iwabo mu rugo, akaba ati ndumva abantu barimo bavuga igiswahili, se bano bantu ko numva barimo bavuga igifaransa, ko numva aba bantu barimo bavuga se ikidage, ko numva bano bantu barimo bavuga ikinyetiyopiya. Bavugaga indimi zumvikana. Sinzi nawe niba hari ahantu ugeze ujya ukumva barimo baravuga ukabyumva mu rurimi rwawe. Ntago wabyumva, ku buryo arimo avuga za ndimi atari umunyarwanda, ariko ibyo avuga wowe ukabyumva. Ntaho rero izo ndimi twebwe ntabwo tuzemera, ariko abazemera ntabwo tubabuza kuzemera. Yego. Nababyumva, wenda impamvu tutabyemera nuko tutabyumva, bitari byatuba ngo tuzivuge, ariko nabwo nibwo twazivuga twabanza kugira amakenga izi ndimi zitumvikana ziturutse kuri indi. Yego. None si Imana wowe, Imana ishatse kukubwira yakubwira mu ruhu rurimi urwo numva, ubundi ntabwo Imana ikubwira mu gutwi, Imana ikubwira mu bitekerezo. Yego. Wowe iyo utekereje buri gihe, niyo wajya mu Bushinwa, niyo wajya mu Bufaransa, niyo wajya mu kindi gihugu, wowe ibintu byose n'ururimi rwawe uvuga, niyo uvuga igifaransa, niyo uvuga n'icyongereza, burya ibya bintu uvuga ni translation. Ntabwo ari igifaransa urimo kuvuga. Yego. Ni ikinyarwanda uba urimo utranslatinga, it is a translation y'ururimi rwawe rw'ikinyarwanda. N'ibintu ugiye kumva ubyumva mu kinyarwanda. Uzare niba ugiye kubara amafaranga, iyo yabara ndabizeza ko yabara mu kinyarwanda. Yabara mu kinyarwanda. Orthodoxe, yego, abantu benshi wenda bari basanzwe babyumva ariko batarabona. Tujya tubona inyigisho zitandukanye ku matorero atandukanye, mu ruhame, mu ma social media cyangwa se n'insengero. Kuki
mutakunda kugaragara cyane mu nyigisho cyangwa se mushaka nko kuri social media. yego Kuri social media turagaragara ahubwo nuko utatubona. Biterwa n'amasite wakurikira. Niba ari kuri YouTube ufite ibintu ukunda, niba ukunda ibintu bya politike, ukaba ukunda ibintu by'impaka, na bya bindi birirwa batukana, niba ari byo ukunda ntibyo uzajya ubona nyine. Ariko ni wandika muri ikibazo cyose washaka kumbaza ucyanditse kuri YouTube, ukacyandikaho haba kuri YouTube cyangwa kuri Google, uzakibona cyose, uzabona ikiganiro kivuga kuri ibyo ngibyo. Ubundi Kiliziya Orthodox ni Kiliziya iri humble, ni Kiliziya yoroheje, icije makeya, ntabwo ari abantu bakunda cyane kwigaragaza, kwibonekeza, kwimenyekanisha, bagenda gake cyane. Yego, twasoza ubwira abantu platform zawe ukoresha cyangwa se nimba ari navuga izidini, hanyuma mu cyiciro cya kabiri tuzaza tuvuga ku myemerere, ku mibano, kuri relationship, tuvuge n'ibiba biri kuvugwaho ubu ngubu. Urakoze cyane. Wari umaze nkora iki? Watubwira platform ukoresha. Okay. Njyewe mfite umuyoboro wa YouTube channel yitwa Padiri Petros Official. Yego. Nubu niwandika muri Google niwandika muri YouTube uti Padiri Petros Official, icyo gihe uzabona ibiganiro byanjye ndetse n'ibibazo numbaza byinshi uzasanga haraho nagiye mbivuga, wahita mugakurikira ukumva icyo nabivuzeho. Yego, harimo n'abantu baba batasobanukiwe ariko hari akabazo kandi cyangwa se n'ibindi yari afite ashaka kukubaza, watanga nimero nimba byemeye nta kibazo. Abyandike muri commentaire, hanyuma ariko nimero zanjye nkoresha ni 07 8 40 65 41. Biremewe kumpamagara igihe icyo ari cyo cyose. Yego, urakoze cyane. Ubwo tuzasubira muri part 2 tuvuga kuri ibyo bindi tutavuzeho kandi abantu nizera ko bafitiye amatsiko yo kuzabimenya. Urakoze Padiri Petros. Murakoze namwe.